muri ubu buzima tubayemo mu ihangana rikomeye cyane, aho uba usaba gusenga kugira ngo iminsi yawe yicume. Nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi, tuyitangiye umukobwa ukorana n'imyuka mibi ari gutegura ifunguro, ariko iryo funguro mbere y'uko arishyikiriza uwo ashaka kurihwa abanza kurikoreraho imigenzo n'imyuka mibi. Dore nuko nguko umukobwa ni umukobwa mwiza cyane, ariko nawe banza urebe uburyo yihinduranya. Ntangiye mvuga nti buriya muri ubu buzima ujye utuza, ushyire ibyawe ku murongo, wisengere, Imana niyo nkuru. Dore umukobwa nguwo ni mwiza cyane, ariko ntago watekereza, ntago wakwibwira neza ibi bintu akora. Ese ari nkawe ibi bintu bimenye ko ari inshuti yawe imeze gutya, wakora iki? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, kora subscribe, ukore na like kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Umukobwa arimo arategura ifunguro, ariko umukobwa uburyo ari kuriteguramo biteye ubwoba cyane, binateye n'impungenge. Agiye kurihereza uwo mukunzi we cyangwa sheri wiwe. Ese birarangira bite? Dore nuko nguko umukobwa ni mwiza, ariko ntiwatekereza ko yakora ibyo bintu. Disi uwo agiye kugaburira ifunguro, marayika wiwe ari kumuhundagazaho imigisha myinshi cyane kugira ngo abashe kuba yabona, agira ibyo abona, asobanukirwa n'ibyo ashyira ku murongo. Uwo ugiye kurogwa ni umukozi w'Imana, ni pasiteri. Buriya muri ubu buzima bwacu tugira abamarayika baturinda, ariko abo bamarayika babasha kuduha imbaraga no kuduha ibyo tubona kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwacu bwagenda neza. Uyu yahishuriwe ibiri kuba cyangwa ibigiye kumubaho, arangije akora ku kimenyetso cy'umusaraba. Mana nyagasani, umukobwa yamaze gutegura neza ifunguro, tayari agiye kuba yariha uwo yarigeneye. Mana nyagasani, ese kubera iki abakobwa beza akenshi na kenshi bakunda kuza mu ishusho y'ikibi, aribo bakunda gukoreshwa n'imyuka mibi? Ujye muri comment utubwire niba uzi impamvu. Rwose niba uzi impamvu ujye muri comment utwandikire utubwire. Niba ugeze kuri uyu munota uri mushyashya uri kureba ino video, rwose ndakubwiye ngo ihangane ukore kuri ako kabuto, ukore subscribe, ubundi dukomeze tuzamurane, twuzuze igihumbi, tuzamure n'amasaha, turusheho gutera imbere. Kuko ngomba kujya mbaha filime nziza zirimo inyigisho. Urugero nk'iyi ngiyi filime ndabizi uraza kuryoherwa kandi uraza kunyurwa, uraza gukuramo isomo rikomeye cyane. Wa mukobwa yaraje arabanza arizengurutsa, amwereka taye ye, amusekera mu nseko nziza. Umugabo nawe yamubonye aramwitegereza, ari nako amusekera amubwira uti urakoze cyane sheri, ati wabimenye neza ko nshonje. Uyu nawe w'umukobwa aramubwira ati ndabizi neza, bagomba kugutegurira mbere y'uko ujya ku murimo w'Imana, ukabanza ukarya ugahaga ukabona imbaraga. Disi umukobwa ni uko nguko ateye, ariko ibimuherekeje ni bibi cyane. Umugabo nawe w'umupasiteri, rwose nawe ibintu umwuka w'Imana uba wamukoreyemo abasha kuba yasobanukirwa. Niba ugeze ahangaha rwose kora subscribe, ukore na like, ubundi tujye imbere. Umukobwa arimo aramubwira uti nagutekeye umuceri, nagutekeye bya biryo ukunda, ngaho basha kuba wakwimeza neza, dore akazi kose mba nagakurikiranye. Ati urabizi ko ngukunda, ati urabizi neza njye nawe ni mirere na mirere, ati n'ubuziraherezo rwose. Umugabo aramubwira uti ariko se wa mukobwa we kuki uba wigora? Ati reka mbanze nsenge. Umukobwa aramubwira ati wikwigora, ati mbere yuko njya gushyiramo umunyu, mbere yuko njya gukora ibyo nkora byose, mbanza kuba nasenga, nkabanza kuba nabisengera kugira ngo nanjye nze kubirya bisengeye. Wikwirirwa usenga. Umukobwa ari kumubuza gusengera ibiryo. Buriya biba bigoye cyane ko umukozi w'Imana ajya kurya ntasenge. Aramubwira umugabo rwose ati biragoye cyane ko narya ifunguro nk'iri ngiri ntabanje kubyereka Imana
kuko hari ababa babuze ibiryo, hari ababa babuze icyo barya, ariko twebwe tukabibona. Niyo mpamvu tuba tugomba gusengera ibiryo nk'ibi ngibi kugira ngo bitugirire akamaro ubuzima bwacu bwa buri munsi, tubone imbaraga, tubona ubwenge. Umukobwa akamubwira ati ariko ntabwo unyizera, ati ntabwo wizera imbaraga zanjye, ati nanjye ndasenga kandi mba nabisengeye, urabizi neza icyanjye nicyo cyawe, tugomba gusharinga buri kimwe cyose. Ati ndabyumva, yego nibyo, ati ariko mba ngomba gusenga nanjye, ati ngabanza nkabikuraho imyotsi n'ibindi byagiyeho. Yatangiye kuzamura ishengesho, umukobwa aratangira aratakamba, aramubwira ati pastor, ati no, ati urimo uragora cyane, urimo urigora, ati sinzi impamvu uri kugora ubuzima, wakabaye wariye. Ibaze nawe Imana, Yesu Kristo cyangwa se marayika yamushishuriye, umukobwa nawe azi ibyo yakoze. Buriya ngo n'umusazi arasara agatinya nyina rwose, buriya abadayimoni batinya amasengesho. Niyo mpamvu isengesho ni inkota ikomeye cyane, ibasha gukuraho ibyahishwe kandi ngo nta kuri kutazamenyekana. Umugabo yatangiye gusenga ati Mana Nyagasani, ibi biryo ngiye kurya. Umukobwa umutwe ukamurya, ijosi rikamurya, agatangira guta ubwenge, ari kuvuga ati Mana, ibi biryo biha umugisha. Umukobwa agata ubwenge, akumva ubuzima bwiwe bugiye kurangira, akumva imiriro y'amashanyarazi iri kumufata. Umugabo akamwitegereza kuko yamaze kuvumbura yuko ibiryo agiye kumuha bihumanyije, yashyizemo imyuka mibi. Umukobwa akamubwira ati urimo urangora, ati kandi urimo urambabaza, ati kuba utanyumva, utumva ibyo nkubwira nabyo ni ikibazo. Ati humura wa mukobwa we, ati reka mbanze nsenge, sinshobora kurya ibiryo ntasengeye kuko ntabwo mba nabyiteguriye, ushobora gucikwa hakagamo ibindi bintu bikaba byangirira nabi. Ati ariko Uwiteka Imana iyo mbimweretse abasha kuba byagenda neza. Umukobwa akomeza guta ubwenge, akomeza kumva ubuzima bwiwe buri kugenda burindimuka kuko ari kubona ibyo yateguye bitari kugenda neza. Umugabo yashyize ku ruhande isahane, arangije arahaguruka, aramubwira uti wa mukobwa we rero, ikigaragara cyo ufite ikibazo kiri seriye kandi kinakomeye cyane. Umugabo yatangiye kumubwiza ukuri, aramubwira ati ubugingo bwanjye urabushakaho iki wa mukobwa we? Wabayeho mu buzima bwawe nanjye nkabaho ubwanjye, kuba turi kumwe aha ngaha uri inshuti yanjye, uri sheri wanjye, biguha uburenganzira bwo kuba wamemukira? Ati urashaka kumpemukira? Ati ibyawe byose, imigenzo yawe yose namaze kuyibona, namaze kuyihishurirwa. Wa mukobwa we, wahindukiye ukakira Uwiteka, ukakira Umwami n'Umukiza, ukava muri ibyo bintu koko. Umukobwa yatangiye guta ubwenge, yatangiye kurakara, yatangiye kuba yacira n'ayamira. Ati ariko ibintu uri kumbwira, ati ntabwo mbizi neza, ati nta nubwo binasobanutse, wanze ibiryo naguteguriye, ikigaragara yuko ntabwo ukinkunda. Ati niba wanze ibiryo naguteguriye, ati ndagukunda, ati n'Imana iravuga mukundane, ariko njyewe mbere na mbere nizera Imana, nta kindi kintu nshobora kwizera. Umukobwa yakomeje kumubwira ati ntabwo narinzi yuko utanyizera bigeze aha ngaha, umutima wanjye ukomeje rwose kuwushengura. Umugabo yavuze ati njyaje musengere mu izina rya Yesu, ibyo byose utekereza bibashe kuba byakuvaho. Ati kubera iki wifata ukabasha kuba wahumanya ibiryo ukumva yuko ugomba kubima nkabirya? Yatangiye kuvuga ati Mana Nyagasani, nkweretse uyu mukobwa, nkweretse iri funguro, nkweretse buri kimwe cyose kiri muri iyi nzu, nkweretse imyuka mibi yose itongera kuri uyu mukobwa, ubuzima bwe bwose buhindure, umuhe ubuzima buzima. Yatangiye kwaka umuriro w'amashanyarazi, yatangiye kubura ubwenge. Amisengesho buriya ni inkota ikomeye cyane. Mbabwira ngo mujye musenga, mwubahe Imana niyo ikuraho ibintu nk'ibi ngibi. Marayika yamubonekeye, imuha n'imbaraga zo kugaragaza sekibi. Satani ahemba nguko, Satani nguko ahemba nabi cyane. Pasiteri yakomeje kumubwira uti wa mukobwa uracyari muto, reka kwa dogita imyuka mibi mu buzima bwawe itazakwicira ubugingo bwawe, kandi ubu ikigaragara cyo nta nubwo uriho. Ati pastor, ati mbabarira rwose, ati ibi bintu, ati nanjye sinzi uburyo nabigezemo, ati ariko ngize amahirwe nkabivamo, ati ubuzima bwanjye nanjye nkabasha kuba natekereza neza. Ati Satani niwe wanshutse. Abantu benshi disi iyo baguye mu cyaha ntabwo batinya kuvuga ko Satani niwe yabashutse, kandi koko niba yabashutse. Abantu benshi baza mu buzima bwacu kugira ngo babwangize,
twangize abenshi tukibwira yuko ari impuhwe batugiriye. Uyu mukobwa ni mwiza, yikundishijwe kuri pasiteri kugira ngo abashe kuba yamurimbura, kuko pasiteri buriya aba aragiye inama nyinshi, abashaka iyo wishe rwose uvuga ngo gitera ngo kwica gitera ngo wakwica ikibimutera. Buriya umwera nyine uva ibukuru ugasesekara. Sinzi ukuntu mujya mubivuga, ariko nibyo nshaka kuvuga, murabyumva namwe muri abantu bakuru. Buriya umwarimu yigisha abantu benshi akabasobanurira, ariko abaye atariho biragoye ko abo bantu benshi babona iby'ingenzi. Pasiteri yakomeje kumubwira ati ugomba guhinduka wa mukobwa we, bitari ibyo ubuzima bwawe buri mu kaga, ntabwo wakakwiye gufata ibiryo nka biriya nurangiza uze kwangiza ubuzima bwanjye, uba wangije n'ubw'abandi bantu benshi. Umukobwa yatangiye kumubwira ati pasita, ati guhera ubu ngubu ndakwinginze mbabarira rwose, ati njyewe, ati mbabarira unansengere, ati ibi bintu rwose bibashe kuba byagenda, bibashe kuba byamvamo. Pasiteri ari nako mubwira ati icya mbere ni ukuvuga Imana niyo ishobora byose. Niba wemera guhinduka ukakira umwami n'umukiza, ati ndagusengera mu izina rya Yesu, abadayimoni bose bakurimo babashe kuba bavamo. Umukobwa arimo aramubwira ati nsengera. Mbere yuko pasiteri akamubwira ati mbere yuko ngusengera tegereza abanza wumve ushyire mu matwi iki kintu, umwami n'umukiza aracyari ku ngoma kandi niwe udutsindishiriza buri kimwe cyose tukabasha kuba nakibona. Ati ndabyumva rwose ibintu urimo umbwira ndabyumva, ati kandi ndabiha n'agaciro, atari ku mujyo narindimo, ati kuba byonyine ubasha kubona mbere yuko ngira icyo nkora, icyo ni ikigaragaza yuko imbaraga zawe zikora kandi n'Imana ikubera hose icyarimwe. Rwose umukobwa yagiye gufata ibiryo, ati reka mfate ibiryo noneho tinigendere. Aramubwira ati baburetse unyumve neza, ati ibi bintu bikubera isomo n'ikindi gihe. Ubwoko bw'Imana hari ubwoko butavumika, ati ngewe simvumika, ati n'abandi bateye nkanjye bamenye umwami n'umukiza, ati rwose ibyo bintu ntuzongere kubikora, niba wanabitekerezaga ati ntuzongere rwose. Umukobwa arakomeza asaba imbabazi cyane, ati ngo basi reka nigendere mve mu nzu yawe, ati rwose ndatsinzwe, ati reka ngende njye kure yawe. Pasiteri akamubwira ati wijya kure yanjye, ati ntawe wahungira Imana, ati ni Imana iri kukubwira ibi ngibi, ati uri kundeba mvuga ibi, ati ariko ni Imana iri kubimbwira, iri kumbwira ati nkubwire rwose ibyo ngomba kukubwira. Yakuyeho isengesho, yarasenze kugira ngo abashe kuba yabohora uyu mukobwa. Yarasenze cyane akuraho imbaraga, ati Imana ikomeye wakijije benshi, uhindura benshi, ukabahindurira ubuzima, nta kure habaho udakura umuntu. Ndakwinginze tabara uyu mwana w'umukobwa, areke imigenzo mibi, areke gukorana na Satani, ubuzima bwiwe bubashe kuba bwatungana, agendere mu murongo ushaka. Waravuze ngo nitukwegera natwe uzatwegera, ati ariko nituguhunga nawe uzaduhunga. Ndashaka kwegereza umwana w'umukobwa, umuhindura ubuzima bwiwe, agira ubuzima buzima, abashe kuba yaba hatunganye. Pasiteri yaramusengeye rwose, umukobwa atangira kumva ubwenge bwagiye. Buriya uzarebe no mu rusengero rwose abantu benshi barabasengera barwaye amadayimoni, bakabanza bagata ubwenge, bakamera nk'abantu bagiye kure cyane, ariko bakongera bakagaruka mu buzima buzima. Pasiteri aramubwiye ati uriyumva ute? Ese umutima wawe urumva ubohotse ku buryo wakwakira umwami n'umukiza? Ati rwose, ati njyewe, ati numva mbohotse cyane, ati rekana napfukame unansengere rwose. Pasiteri yarishimye, yumva akanyamuneza, azamura ikiganza Imana icyubahiro, avuga ati ndaje gusengera mu izina rya Yesu. Yaramubwiye ati ngiye kujya mvuga amagambo uyasubiremo, ati Mana, ati ndakugarukiye, ati Mana ndakugarukiye, ndinda ibyaha, ati ndinda ibyaha. Ibyo yavugaga pasiteri yabisubiragamo kugira ngo abashe kuba yakwatura yanakwihana. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore rwose kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, wamenya ikijya mbere. Filime nk'izi ngizi n'izindi mutari mwabona nzajya nzibaha mu izina rya Yesu. Yakomeje kumubwira uti urajya usubiramo amagambo mvuga kugira ngo
umwami Yesu agukize, Yesu akwandike mu gitabo cy'ubugingo, agukure mu gitabo cy'abarimbuka. Yesu yaravuze ati rwose ubwo yarivugiye ati sinzibuka ibyaha byawe, ati nuhindukira ati nzagutabara, ati kandi nta kure habaho Imana itakura umuntu, ati n'ikuzimu igukurayo ikaguhesha icyubahiro, ati rwose ati wa mwana w'umukobwa we, guhera ubu ngubu akira umwami n'umukiza, ati nkurambuyeho iyi Bibiliya kugira ngo rwose ijambo ry'Imana nawe wige ijambo ry'Imana ujye ubasha kuba wakora ibyo Imana ishaka, ndetse nawe ubuzima bwawe bube buzima iteka ryose, uzabyara abakobwa n'abahungu kandi uzabatoje ijambo ry'Imana, uzabahe urukundo rwa nyarwo kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza, n'ibisekuru byawe bizagukomokaho bitazabatwa na nyabingi. Ati Imana yonyine ati niyo ikuraho ibi bintu, ati ugomba guhinduka uhindutse pana kuba uri aha ngaha. Ati nshimishijwe cyane nuko ubuzima bwawe burokotse guhera izi saha. Pasiteri yakomeje kubwira umukobwa amubwira ati gerageza wiyumve neza ko nawe ubohotse, numara kwiyumva ko nawe ubohotse n'Imana irakumva kandi iragukiza. Ati haguruka noneho ugende, ugomba kwiga ijambo ry'Imana. Umukobwa yarahagurutse arasengewe rwose, iri somo nawe rigusesekaraho kandi ubifate nk'ibintu rwose ibi bintu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umukobwa yajyanye ibiryo ajya kubijugunya agenda kuko yavumbuwe cyane. Abantu benshi ibya bindi bajya bavuga ngo urucira mukasore gatwara nyoko, kandi umutego mutindi ushibuka nyiragihari. Pasiteri yakomeje kumubwira ibi bintu niba hari n'abandi uzi babikora, iri jambo ugende ubibwire inshuti zawe kugira ngo babashe kuba bahindukirira umukiza, kuko ibyo bintu nta karyo karimo. Satani ahemba nabi atari kuwamenya umwami Yesu Kristo akamwegera akamugira inshuti ye, nawe azamubera inshuti ye kandi azamuyobora ubuzima bwe bwose. Wowe tuza ushyire ubuzima Uwiteka, urebe umusaraba, Uwiteka azagutabara. Aho uzaba uri wenyine mu gahinda kawe kose ka buri munsi, Imana niyo nkuru. Mubwira ngo rwose kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video zitari izi ngizi. Pasiteri aracyamubwira menya neza, umenye aho uhagaze, ucunge intambwe zawe, uhindure inshuti zigushuka. Ati inshuti zonyine ati nizo zaguhindura uwo uriwe kandi wari umuntu muzima. Uwiteka ashaka abamugandukira kugira ngo nawe akugandukire akugirire neza. Ati kandi uri umunyamugisha cyane, wowe wamenye Imana ukayubaha ukanayubahisha, ibyo byose bizakugiraho ingaruka nziza. Uzasobanukirwa ikibi, Uwiteka azakurinda inzira mbi akuyobore inzira nziza. Pasiteri nawe rwose aramfashije cyane, kubwira ngo nawe niba agufashije cyane jya muri komenti utwandikire, ubundi nurangiza ukore na subscribe. Pasiteri asoza avuga ati rwose n'ikindi gihe mujye mumenya uko mugenda, Uwiteka ntabwo ajya akinishwa. Kubemera Imana, mukomeze mwemere Imana, mukunde Imana cyane, muyubahishe, mwiyubahe kuko mwubaha abantu bayo. Ati Imana ntabwo uzayibona ku ishusho, ahubwo Imana isa natwe kandi iza mu ishusho y'umuntu. Niyo mpamvu rero na Satani aza mu ishusho y'umuntu. Mwirinde. Asoza avuga ati mwirinde, Imana iracyariho kandi irabakunda. Tubabwira ngo ni nuko filime yacu igenze. Murakoze.